Hi beauties, murakaza neza muri Beauty Room 250. Uno munsi tugiye kubabwira uburyo burindwi wakirinda gupfuka kw'imisatsi y'imbere. Uburyo bwa mbere rero wakoresha ukirinda ipfuka ry'umusatsi wawe w'imbere no kwirinda kwisuka cyangwa se kwisukisha ibisuko bifashe cyane cyose bikanyaze cyane, especially kuruta udusatsi tw'imbere. Hari abantu bagenda rero kwisukisha umuntu waba uri kubasuka akabakurura cyane. Twabagira inama rero yuko mwababwira nibagera imbere especially ntibakurure. Like en general nyine gukurura umusatsi cyane ntago ari byiza ku musatsi wose. Akora nubwo ko akakanya turi kuvuga imisatsi y'imbere yo iri delicate cyangwa se iroroshye cyane kurusha imisatsi yindi yo ku mutwe. So najya agera imbere ujye umubwira yoroshye, naho ubundi uzashiduka ufite uruhara. Hari abantu batekereza ko umusatsi niba bisuko nyine bikuruye cyane biri gufasha umusatsi gukura cyane, ariko ibyo ntago ari byo pe. Ahubwo biratuma nyine umutwe byongera pressure cyane ku mutwe wawe, ahubwo urwara umutwe. Ntago ari byo. N'imisatsi ipfuke. N'imisatsi ipfuke byo turi kuvuga ahangaha. So mubyirinde. Icya kabiri rero cyagufasha kwirinda ipfuka ry'umusatsi ni ukwirinda stress. Stress nyinshi ituma umusatsi upfuka pe. Ngira ngo muri mwebwe hari abantu bagiye babona abantu benshi baba bari stress cyane ku buryo utangira kubona imisatsi cyane cyane hano ku ruhande yatangiye gupfuka. Rero turabagira inama yuko mwagabanya stress, cyangwa se niba wenda ufite akazi cyangwa ibindi bintu bigutera stress cyane, ugashaka ibintu wazajya ukora bituma stress zigabanuka ukabasha kuruhuka. Tuzabakorera video ibereka ibintu bimwe na bimwe wakora kugira ngo ugabanye stress cyangwa se uruhuke. So musubscribinge kugira ngo iyo video nisohoka muzabashe kuyireba. Hanyuma niba uri kureba ino video, ushobora no kuba uri kureba ino video iyo video turi kuvuga twayisohoye deja. Rero ujye kuri channel yacu hanyuma urebe iyo video y'ibintu wakora bikakugabanyiriza stress. Ikindi kintu rero wagombye gukora kugira ngo ugabanye ipfuka ry'umusatsi wawe w'imbere ni ukureka kuwupfura ubwawe. Hari abantu especially abanyeshuri baba bari kwiga buri gihe bameze gutya, barimo barakaraga bakurura. Like uri gupfura umusatsi wawe deja, like and then nyuma uza complaining ngo umusatsi wawe wapfutse kandi ari wowe uri kuwupfuka, ugakomplaining ngo umusatsi wawe wapfutse kandi mu by'ukuri ari wowe wawupfuye. So ibyo bintu wagombye kubireka. Nimbere n'ibintu byakujemo, ibintu byagukukiye mushaka kubireka. Hari ibintu byinshi ushaka gukora kubireka. Ushaka kubwa abagenzi bawe bakajya baguhita baguhwitura. Ushaka kujya wikontrola nayo buri minota nk'ingaho ukareba ko utari kubikora, ukibuza mbese. Like hari ibintu byinshi ushaka gukora ariko ubireke ko uri kupfura kandi ntago ari byiza. Ikintu cya kane rero cyagufasha kwirinda ipfuka ry'umusatsi w'imbere ni ugufata utuvuta wazajya usigaho hano imbere. Ushobora kuhasiga ugiye kuryama kugira ngo ubyuke neza amavuta yafashe, cyangwa se ukayasigamo igihe icyo ari cyo cyose wumva ubikeneye. Amavuta twarekomanda rero ni amavuta yorohereye cyangwa se oil. Ayo dukunda gukoresha nayo bita castor oil. So ushobora kuyabona mu butike ahucuruza amavuta yo mu mutwe. Ikindi rero nababwira ku buryo bwo kwirinda ko umusatsi wawe w'imbere upfuka, yego kare nababwiye ngo mwirinde kwisukisha ibisuko bifashe, ariko mu by'ukuri icyo wagombye gukora kabisa ubishoboye, udusatsi tw'imbere ntudusuke. Like ntudusuke na gato k'igisuko ugishyiraho gifite pressure cyo gikurura kikaba cyagupfurira umusatsi, kubera ko umudusatsi tw'imbere turi delicate, turoroshye cyane, dutandukanye n'umusatsi w'ahandi hantu. So nabagira inama rero ko umusatsi w'imbere ushobora kwisukisha, like akimbere ntago ari ngombwa ko usiga umusatsi mwinshi. Ibyo nabyo ntago byaba bisa neza, sibyo? Usiga dukeya nyine utu baby hair, sibyo? Hanyuma icyo ukora ni iki? Ufata brosada cyangwa kandi kantu kagasokozo gatoya koroshye, ukadusokoza uturambika ku bisuko byawe. Bita blendinga in, nta nubwo ushobora kumenya ko ari umusatsi wasize inyuma. Icya gatandatu rero wakora kugira ngo wirinde ipfuka ry'imisatsi yawe y'imbere ni iki ngiki. Mu gihe uri gusobanura imisatsi yawe nyine yasobanye, uzajye ugenza gakeya, ntugashikure, ntugashyiremo igisukuzo ngo ushikure, kuko ibyo ngibyo bituma imisatsi ipfuka. Ikindi ntugahere hasi, jya uhera
ntugahere nyine hasi ku mutwe, ahubwo jya ufata igisokozo ubundi uhere hasi aho umusatsi urangirira, hanyuma ukomeze ugenda ugere noneho aho umusatsi utereye. Ibyo bizagufasha kwirinda gupfura udusatsi tw'imbere, cyane cyane utungutu tw'imbere, kuko niba uri gushikura tw'imbere turoroshye cyane tuhita tuvamo. Ikindi rero twababwira kugira ngo wirinde ko umusatsi wawe w'imbere wapfuka ni ukoga umusatsi w'imbere ukwawo. Ahanga nshatse kuvuga iki sibyo, especially ku bantu bafite yenda nk'umusatsi mwinshi, iyo bagiye koga bisaba ko ushyira umusatsi wawe mu masection. Tubwe nimba ushyizemo amasection ane, like imwe hano indi hano izindi ebyiri inyuma, umusatsi wawe w'imbere hari abantu bafata umusatsi w'imbere nabo bakawushyira muri section nyine nini cyane. Urumva nimba ugiye gusokoza urashikura, hari igihe ushikura nyine tuba turi delicate natwo tugacika n'ibyo. Rero icyo wagombye gukora, wagombye gufata utu tw'imbere natwo ukadukoramo agasection katwo, ukoga mu mutwe bisanzwe, noneho two watugeraho actually ukadukoresha intoki. Si ngombwa gushyiramo igisokozo kubishyiraho pressure nyinshi bitwangiza, koresha intoki zawe. Nibyo ngibyo rero twabateguriye uno munsi, twizere ko ino video yabafashije. Niba yabafashije wibuke ukande like, unasubscribinge, unasharinge ino video kugira ngo ufashe n'abandi bashuti bawe bamenye icyo bagomba gukora. Nimwibagirwe rero no kudufollowinga kuri Instagram yacu ariyo beautyroom.250. Niho tuba updatinga video zigiye kuza, tukaba tunabaha n'amashwa ku buryo muhitamo muzadukorera iyi video runaka, iyi ni izaba next. So ntucike rero. Ikindi rwose niba ufite ibibazo, niba hari video ukeneye ko twagukorera, ubyandike muri comment cyangwa se utwandikire kuri Instagram, turazireba tukanasubiza. Hanyuma rero nurangiza kureba ino video ntiwagirwe kujya kureba izindi video twakoreye zivuga ku bintu bitandukanye by'ingenzi ziri kuri channel yacu. Murakoze cyane, naho ubutaha. Bye.